No. ese boss urakomeza nk'aho wenyine kamwe basi hano ari igice cyawe cy'icumikiro kujya wasaba kugira ngo usome gasome sikwa kujya inkoni cyane inkwere uru ni urushyi cyangwa ni inkuba ikindi gihe ntuzongere kumenyera inzoga ya boss No. boss ubu ntabwo wamanga nk'aho uzi koko zipfutsera boss mbabarira uracyafite ivugo nyenze nkwereke ya boss uzi koko ndutishije yambwa yawe uvuze ngo iki nze nkwereke oya boss oya No. iyo gongera se nkarubarura umutwe urange mbago cyaginzwe hanya na imbwa uzongere n'undi munsi umenye ko umuhemba ayo muhemba uzayifate nawe wiguremo asi nagusaba ubufasha uretse n'ubufasha none ndabugufasha nari ngiye imbere ku murenge none ndabona urugendo rwabaye rurerure ku murenge niho nari ngiye No. uri n'icyugi umva kankubwira aho urashaka hose haba Nyabugogo haba Nyabugogo ndahakuryaza ku buntu se Ku buntu. nta mafaranga nawe ni ku buntu humura umva uretse no ku murenge gusa nimba urarya n'i Kigali nimba urarya no muri Kongo ndahakuryaza ahashareka imikino mfite 500 yonyine gusa 500 ndi wakubwiye ngo uzane 500 njye nakubwiye yuko uri kumva aho ushaka hose ndahakugeza atari amafaranga humura njye ndahakugeza ariko nyine ariko nawe urabizi ndanakwikunda uri kumva weho ndakwereka naho wicara heza hari irangi ibi irangi byatuma ipantaro yawe ihinduka amabara kandi atari ngombwa ariko wowe ndakwereka ahantu wicara ku buryo nawe wisanzura ubwawe ukagenda n'ubwuzu utumva byose ese ubwo n'ubufasha gusa kinga hari n'ibindi uretse n'ibyo ibyo bintu nyine ntawe urabizi nk'umuntu mukuru uri kumva ariko ubu nakugeza aho hantu ubusa niyo mpamvu ufite amafaranga rero ahubwo se uremera kuyintwarira amafaranga wowe nyizera moto yanjye moto igare none nibeshye ibintu byanjagaraje mu mutwe ese amagambo yose wagira ngo bagucometse kabisa bacome gute ariko nibona ngo ukuntu uri mwiza ni gute umbona bwa mbere ukabona ko ndi mwiza umva uratakagije usa nk'aya nyana yo mu rugo uri mwiza uri mwiza nuko utabona inyana yo mu rugo usa nkayo neza mbese meze nk'inyana ubona nyamahembe n'umurizo si ibyo nashatse kuvuga ese ntabwo wabona ukuntu akanyana kareba kameze nako kameze cyane ntacyo umukobwa mwiza hari hagiye nibagiye no kukubaza izina ariko ndarikubaza nta kibazo ndarikubaza nyuma ndi nyine wica hano ku kagare ariko ugabanyije amagambo urantwara cyangwa ntabwo untwara ese cyane ubu se kutangiye kurakara kandi twavuganye yuko ko ndagutwarira ubuntu igifite ikihe kibazo cyo ngaho ntwara cyangwa ubyihorere umva
ariga njyewe ntago watsika ubu aka kanya ubu nafashe akazi urukumva ubu iri gare ryanjye ryahageze mu kazi ubu urumva ryasubiye urasa koko none ahetse n'umuntu koko nk'icyo kinkabo ni mwiza ukuntu ugize ute none ni gare ryanjye rero itariba ageze nurabibona ahita yumirwa urukumva nk'inyana n'ukuri kw'Imana nakubonye umva gusa Imana izakwihera umugisha uri mwiza rwose ariko se cyangwa kubwo twicara tugenda sinakubwiye se kanze mwereka aho wicara ndicara urabona hano hantu hari ibirangi urukumva hari ibirangi bishoboye kukwangiza mbona no marange yumye amarange arange ahati hashobora kuba hari haside kuko ari umuntu nicaje mana we umva nekereje ukuntu yakuntu none uragira ngo nicare hehe nuka hamwe na hamwe utagira ku murenge none uragira ngo nicare hehe noneho do ugiye kwicara hano ikibuno cyanjye cyajya oya wowe tuza wowe zana akaguru mwereke ukuntu bikora wowe ndakwereka ukuntu bikora nk'amaguru njya sinahicara natega undi munyonzi ngiye aho ntabwo nahicara ariko se tuza nimba wumva ko ntaricara aho ndabyihorera ugendere oya ntugenda ariko kuko uragira ngo kuko ngora nanga kukugora oya umva nyine ahubwo nawe uri kumva oya umva nyine wewe zana akaguru ugashyire hano wenda kwereka ukuntu tubikora n'igare niho urarimenyera ndariza ariko nushaka kubona vuba nko gutwara oya ningiye umusura gutwara none ngaho reka nicare gutya What? ni wowe ndi kubona ibi ngibi atari byiza ntabwo nabyemera ese urumva ibyo atari nibwo ugenda neza nicara aha ngaha nimba wumva utabishaka vuga nigendere ariko nabura byose No. nkanjye pasiteri ntabwo unyizera ndicara nubwo ndi umunyonzi nira pasiteri cyangwa nta kibazo ndagenda ngusengera nawe No. indege itura What? No. urabona igikobwa wayaho n'amafaranga 500 none kirajya baragitwaye buriya ikire kibwa mbanyikubisa none Yesu! ariko uriya mukobwa buretse nzahura nako nzakagonga wangizwa n'ibiki ndi gusaza neza usaza utekana ukiri umuzore mbere cyakubwira imiruho nibikoreye ubuse bwo nyikubwiyeho mikeya wowe ntiwayishobora kubera se icyakubwira neza ubu nzakurongora mushyire nanze ufite icyo kibazo ufite nyine nanze ufite ndashaka nanze ufite igiye kuzura niyo amabati ngiye angahe kugurisha n'imodoka ejo bundi What? niyo amabati 400 shasha amanekisi yonyine nayapangiye nka miliyoni 7 Yesu! ariko inzu yo nari nayipangiye nka miliyari 2 ariko ndumva byafata wenda nk'amezi abiri oya n'ubu nubwo twabana ntabwo twabura aho tujya gukindana babisoje ahubwo ubwo nyine nibyo bisigaye kubitegura shamba ndumva ngo reka ibitekerezo bizima reka tubitegure twigirire nyine tureke kujya twirwa dushwana n'abantu tugendana mu nzira batazi ko tubana sibyo nibyo ariko utajyande n'igisambo ndetse ntabwo nkwaho se ni ibiki ushaka kwita mbazo kato biraryoha ubu cyane ntubwo Oya, nkwaho nasenze, wumve ibi nasenze. bitera akanyabugabo kanyabuga se k'ibiki none se ubwo wowe ntabwo ushaka akanyabugore kanyabugore neza ndakazi nkwaho gake wumve ariko sheri urashaka kunsindisha nyamara sha nukuri ntabwo nshaka kugusindisha ntacyo cyo koze uraba ndabizi pe. urankunda ntabwo watuma ntabwo natuma bikubaho biraryoshye sheri wanjye we abakozi bandi guha umugisha nzajya nkakuzanira buri munsi sibyo cyane ngaho ubwo nyine ni wowe uri buze kugakira What? yeee
sibyo Nacyura. mu rugo naradebye mfite depo Urabishimwe rwose. Nziza rwose. naradebye rwose pe ahubwo ejo nazana kuzanira n'akantu kamwe n'igikapu uri buze kugacyuramo N'ubundi bwo kugacyura kugacyura mu ntoki byawe bigaye impano kugenda uyirata Imana umpaye mfana nta muntu uzajya yikoraho shyira mu gikapu akazi aka gakapu nushaka ko kagumana ejo bundi navuye Dubai nazanye ibindi bikapu Yesu we agakapu keza mana we wanagenda ukakabika niyo ni impano kabisa umva nzajya ngatemberana buri munsi sheri urakoze rwose Imana iguhe umugisha Nise sheri ahantu nzanye hano ni mu busitani nubatse ejo bundi bwawe bwanjye Yesu we biragutunguye cyane ariko reba ikaze wana gutemberamo rwose hariya hose hariya nshaka kuyashyira hoteli Nise sheri ko numva ntakimeze neza wayigize kandi ndi kumva ewanjye urumva nta kibazo ufite mu mutwe ubanza ari ya nzoga nyweye uriya ntabwo isindisha humura sibyo cyangwa unyweye doze nyinshi bananywa doze banywa doze nyinshi ubwo reba unywe zingahe bari kunywa doze ebyiri ko nagutomeye bajya humura iba wicayeho gatoya gushyiramo gatoya twicaye hano sibyo tujye tunatera habiri sibyo utangiye kuri iki se kandi nimba ari ibitutsi si urumva ari ibitotsi mujye inyuma unyegamiho ariko nakubwiye nyine yanzo oya ntacyo bahumura sibyo sibyo kibasumba isumba usumba amasaha ntacyo ubwo ngubwo kandi umuntu ufashe gutya sibyo cyangwa unjyaneho oya nta kibazo nkwereke uko tubigenza ko nasinzira sinasinzira nahita mbese ntabwo nsinzira ushaka gusinzira oya usinziriye mu bya Aburahamu hari ikibazo ndasinzirira mu rugo mbese ntabwo unyizera ndakwizera sheri nagucyura wanyura ubu bababwira ko mvanye he mbese batekereza ko ntazashaka umugore barabitekereza yego ariko nawe nari ubwo se nakwerekana bibaye none ahangaha aka kanya bigahita biba we sinabyitwaramo ntacyo bitwaye ntabwo nabibabwiye rwose umunsi ushaka kuzabibabwira hari ubwo mwenda kuzana si wowe uzaza wenyine none se ntabwo uzatanga inkwano uzazitanga ariko nyine nese uzantwara ku tekereza mugaragaro none ahangaha none uhise usinzira nagucyura iwanyu ntabwo nagucyura iwanjye yego ntabwo nahita afatirana mu nduru ngo mushake nta kibazo mva nagutya ndaguma nihangane ngaho nganiza wumva wishimye sinishimye se unaseka amasaro agaseseka akosheri ubu ko ku munsi nagusekera n'ibyari buri munsi urabizi nese wumva uko mu bitwenge byanjye ku byose urabinkorera ahubwo nkorera uyu mugoroba iyo usetse nanjye mpita njya mu munyenga ariko mwana urakabya rwose pe ni nanjye mba ndi mu munyenga yego ahubwo nzagukunda kugeza igihe uzabona imvura iva mu butaka izamuka hejuru gusa bizaba pera ahubwo se wowe urukundo uzarumva mva nzarwa kugeza ku ndundu uzampura umeze ute nk'urwo Yesu yahaye abana bacu umva cyane rwose njyewe nzaruguha rero nzarinza mba Imana nta cyaha nazakubabarira byose nubwo uzanca inyuma nzabyihanganira ntabwo nabikora sheri ni ukuri rwose uzaguma umwunde njyenyine wenyine urahira ngo ninjye ukunda gusa inka ya gaju nange ndagukunda nzanagukunda kugeza amata abaye umukara rwose cyane nanjye rwose ndagukunda ndashaka kuzashimisha n'ababyeyi bawe uba ukoze igikorwa cyiza ejo bundi bitari kera ahubwo yego mpfa nange ahubwo ndabishaka twagafasha umwanya tukabiganiraho nyine tugashimisha ababyeyi bacu twembi tuzabipange bwo ariko nizeye ko ari na vuba ahubwo twanabipanga n'ubu ngubu ubu tubipange ariko wizeye ko ari njye njyenyine ukunda umva wenyine ku isi ntacyo ubwo ka dutangire tubipange nyine urumva twabigira nka ryari nko muri cya cyumweru ejo bundi se ahubwo ko tubikire mu gikurikiyeho naho ni kera ariko nta kibazo iyo urumva ubishaka vuba se ntacyo twabigira uko ubishaka muri kiriya cyumweru ejo bundi nta kibazo ese se wambwiye ko inzu yifite wambwiye ko inzu yifite yaruzuye byose nta kibazo rwose nubwo wambwira ejo twarara tubikoze pe yego reka dushyire muri kiriya cyumweru kugira ngo tuzabanze tunamenyeshe ababyeyi ahubwo ubwo nyine nugerayo
urababwira ko dufite gahunda duhite tubikora n'ubundi. Ndababwira rwose Sibyo? mva ndababwira. Yo Chrissy, Bize bite? maze tawakiri. Nayo bro. Aka kabora ahubwo niko ndashakaga mani. Icyo kicyaka mani. Nese ubutuvuge ko igihe cyose uvuye arahita waruje gufata icyo kunywa bro. Byihore mani urugendo ruragwanyishe pe. Icyaka cyo kimeze nabi. Ahubwo ndabona n'ivumbi ryose ryagusanga wala. Ubibona se mani? Ndi kubona bro. Iki gicupa cyose nawe kinyweye mani. Ahubwo se ibi urya n'ibiki wambaye. Ngigengo ndagaswingi. Nasuko nyine ntabwo uri gushona mani. Ntabwo ari iby'abastar bro. Ibyo ntabwo bari kure. Ibintu butangiye pe. Ese nuhura byanura byitezera gute wambaye ibyo bidashika kabisa. Mfata agaswingi ibyo ngibyo mani ntabwo mbashaka umuntu njagaraza kabisa. Gisome ku kibazo kacyane. Iki kintu cyose ubu nyweye hano ubusanzwe yakacu kubyo wari kumbwira ati nyweye. Wala igifu cyanjye kimeze nk'ikinga. Nibyo 12 ndura. Ibyo ngibyo mwana ubyihorera nyine manze nicaye ikintu cy'inyota nyine. Baraye kuna amaso yabaye se. Ndabibona nyine nanjye ndashona. Wagira ngo bagusenda mu kanwa Oya wikabya aracyari umweru ngo nukuvuga ko nkwa maze kunywa bitandatu byo na isura yahinduka bro. Ufite amaso wagira ngo bagususe muri senda. Sindahagaza na sono bro. Ucisha make mwana se. Icara hano n'ubundi sanzwe. Si wagengiste ibigambuzanye unyuma bazo kanje bimeze bite. Ndabona afite nawe umuhogosha sana. Shaka manza ngubwire. Wanyimisha byinshi pe. Sundi narindi hemwa. Kakaboro kugira ngo uhite ukageza muri iyi nango narindi. Aho uri se mva mama. Ugiye muri byana byawe. Ahubwo ejo ndori biraza kugutwara kabisa. Byana sabwo mwana ndi no kubibona neza ndi kubona bagata binkwepa nyine bigajya. Niko kwepa gute se wowe konze kuri kinyamafana. Igenda gaswingi. Gusa nuko uyu munsi wagira ngo wakenye ndabona waje wambaye ibimundisi ukuntu nazo uburyo bimeze. Ahubwo vuga ngo uyu munsi nabonurijwe man nta n'ikintu nigeze mbona kabisa. Nyine urabona ko nzanye inyota nyinshi cyane nta n'ikintu nigeze mbona. Uri kumva nyine banyikwepye nyine kwa kundi nyine ujye ubona ibigengo bihita bikwikwepa nyine. None nikomeza kajya nkubwira aka kantu buri gihe ngafata buri mugoroba. Ujuza na mu gitondo aka niko kaba kameze nka breakfast. Uzamanze ngusoneshe wipeve kuri iki kiyoga kurakibona do. None se mani buri kumugoroba ufite iki kintu. Na mu gitondo ndagaswingi none ubwo ngabandi mara kurenza ifiriti aka mayonnaise hafi nkata ndenzaho icyo kibora. Kunumva ubayeho neza mwa uzi ko ubayeho nk'imbwa muri bo. Ndagaswingi ubayeho nk'imbwa mu bakira tukumujama bro. Ahubwo uvuga ati mbayeho nk'iniga. Umvijinda gaswingi ubwo shanda gututse cyangwa urazibyubahiro. Ahubwo ibyo ngibyo byara binza. Umusare oyaburetse umwe harimo ibihe byubahiro kunuka wundeba. Ntabwo uzi ko imbwa zo mu bipango ziba zifite ibyubahiro nyine. Kunya ntabwo ututse kuri imbwa. Ariko umwana w'ibipanika nyine ahubwo ntacyo katuve muri ibyo ngibyo ahubwo se waruje kunywa cyangwa ikintu cyari kinzanye nyine. Nyine urabona muri karaga karitsiye haragana hirya nyaho undi itandukanye hano nyine cirana. Nyine hari icyane nyine cyari cyameye gahunda ko ngomba kujya kukireba. Akuzo wore kumeze nk'isashi. Ujinda gaswingi ubwo si byo ngibyo utangiye kubivuga hari ndi bikubuyejeje. None se ndabeshya. Urabeshya uri munsi wikaraga ibyangu ukaca ugiye hemwa. Mfasha mba ngiye gukaraga ibyana nyine uri kumenya nakikaraga ibyana. Nabyana ngiye gukaraga amazi. Ese kuki wari uri kubihakana ji? Ibindi nyine tuza ndacyakubwira. None nyine cyo cyangwa ikintu cy'igikoro. Unyisange nyine muri bwa busitani hari ahijya nyine nawe urabyumva nyine hahantu. No. Nayinciye hano nyine. Mwitana n'ikintu nyine cy'icyaka nari ifite nyine. Nje kukora nyine dute nyine dupanga nyine. Bitewe n'ukuntu nawe ujye ubatendeka. Nawe ahubwo mukanya urasanga ushatse kumbwira ko nasanga se bamutendetse. Ibyo ngibyo ntabwo byakora akashyiramo ko. Uraba ubireba ahubwo ndasoma aho tugende. Sanza ibyo ngibyo ntabwo bishoboka man. Ngibyo se yambwira ko yashyize abakobwa bandika nk'ikirere bro niba utanabizi urabibona. Uzika ko kantu sindi umupfumu n'umuhanuzi ariko urabibona wowe bitewe n'uburyo batendeka nawe uyu munsi baragira iki barakwisha. Mbatendeka mu ibyo ngibyo ubundi ariko byakabaye byiza nk'umuhungu akundanye nk'abakobwa 5. Sanza yewe suramo twumvuze bangahe kinga ndagaswingi ubwo suri kumva mvuze ibintu bitumvikana. Na amatwi wumva se ngo nabyo ngo mbimenye ariko se niba yarapfuye ko ntabwo wakumvira mu nkovu zawe. No. urabonye ndabyumvisha ntacyo ariko mukanya birakubaho. Oya nawe ahubwo akaducomoke tujye kurera nyine niba hari ukuntu cyaba kimeze ariko nyisanga nyine undi mujama yakigogeye kabisa nabusa yambwira ati ahubwo man reka tureke ibintu by'ibigambo byinshi cyane ducomoke tugire tumanze turebe icyo cyane kare kose saho. What?
no. nabivuga nabivuga ndarota cyangwa ako se umuntu arota ku manywa wapi umuka bwakeye ibyo ureba ni ukuri ko nzi ko navuye mu rugo nkarabye mu maso se ibyo ngibyo ndi kubona ndibyo wiki kabisa ibintu ndi kubona ntabwo ngiye mbona ari gushoboka tu ndi kubona ngiye ndi kurota tu ahubwo igera imbere umubaza icyabiguteye mwana njye n'umwe nta kindi nakora gukira uko umubaza simbiza hano nama nakugira ngo urabizi sinjya nereta sheri buriya bugabo ureba nk'amarimbi y'imburabuturo buturutse ahagana he uri kera yari sheri ko ntabwo akiri sheri wawe ntabwo nyiri sheri wawe bitumereza gutereza No. humura arataga umubu wanjye nzakwakira studio ejo bundi bitarikira ahubwo n'ejo watangira nkayubaka ukareka kwirwa usangira n'inyanya usangirana n'inyanya n'inyura ahubwo usangirana n'amabyinimba